mbere yuko tuza gukomeza cyangwa se twinjira muri biriya bintu bigeze muri 4 cyangwa se 3 bigaragaza cyangwa se byerekana akamaro ko guceceka, reka manze mbaheho ubuhamya ho gatoya. Bavandimwe bakunzi ba Humura TV, Claudine nkomeje kubahereza ikaze aho muherereye, kandi ndabakunda cyane, muhora ku nkingi y'umutima wanjye. Ubuhamya ngiye kubaha ni ubuhamya bw'umunota umwe, tuzaburambura mu gihe kizaza, ni ukugira ngo turebe neza, turebe koko akamaro ko guceceka, niba koko guceceka bitanga umusaruro, niba guceceka bitanga inyungu kuri wowe wacecetse ndetse no ku bantu muba muri kumwe. Higendeyeho hanyuma biza kurangira ya nama imfashije. Ni ukuvuga ngo akimara kubimbwira ntago nongeye gutekereza ibindi bintu bigendanye n'urubanza ngo mvuge ngo uyu muntu nzajya kumurega tuburane, kuko byari ngombwa yuko njya kumurega hanyuma akaburana nyine akampamya neza ibyo binavuga ndetse akabizanira n'ibihamya, na cyane yuko nta gihamya yari ihari. Mu by'ukuri reka nkubwire ngo ushobora guhura n'ikigeragezo wowe nkurikiye kuri Humura TV Claudine, ukarenganwa, ugatotezwa, ugaharabikwa, ukabesherwa ibintu byinshi utakoze, ariko reka nkubwire ngo humura, buriya mu kibazo cyawe iyo ucecetse Imana irirwanirira nk'uko yabwiye Abisiraheli. Twibukiranye ko kuba waracecetse cyangwa kuba uceceka hari umuntu waba yaraguhemukiye, ndashaka kukwibutsa yuko atari ikimenyetso cy'uburwari. Guceceka ntago ari ikimenyetso cy'uburwari. Yesu wacu nashimwe cyane. Guceceka si ikimenyetso cy'uburwari, ahubwo guceceka ni intwari ikomeye. Abatabizi bicwa no kutabimenya. Hari uburyo uceceka hanyuma umuntu yaraguteye ikigeragezo, yarangiza akavuga ati buriya naramurangije. My dear, imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu, uhereza umwanya wa mbere twamubonye, twaleluya dufite ubitaro bananiwe aho Yesu yarigaragaje. Ijambo ry'Imana mu Kuva 14 umurongo wa 14 haravuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Haleluya. Uwiteka ari bubarwanirire Banyarwanda, Uwiteka ari bubarwanirire Bakristo, Uwiteka ari bubarwanirire Torero ry'Imana, Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Nicyo cyanditswe kiri butuyobore muri iki kiganiro tugiye kuganira, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo akamaro ko guceceka. Iki ni igihe Abisiraheli Farawo yari abatuze, abamereye nabi, hanyuma Mose abibonye arababara cyane, agira agahinda, ariko kandi nk'umuntu wari ushinzwe kurangaza imbere Abisiraheli, nk'umuntu wari ushinzwe kuyobora Abisiraheli, arabyitegereza. Burya umwungeri ajya amenya agahinda k'Abakristo, hanyuma amaze kubyitegereza arababwira ati mwitinya kuko Uwiteka ari bubarwanirire. Yesu wacu nashimwe cyane. Mwitinya mwebwe bakunzi ba Humura TV Claudine, ntabwo nzi ikibazo kikura, ariko nzi neza yuko Uwiteka ari bukurwanirire, ariko ngo wicecekere kuko Uwiteka ari mu kibazo cyawe. Arabwira ati mwitinya kubera ko byari bikomeye, bari bageze aho rukomeye ku babyeyi babyara. Murabizi yuko hari igihe kigera iyo umwana agiye kuvuka, murabizi ko umubyeyi arababara cyane. Rero igise cya mbere iyo kije, umubyeyi atangira kumva uburibwe bwo kubyara. Rero Mose nawe n'Abisiraheli bageze mu gihe bumva igise cy'ibigeragezo, igise cy'ibibazo, hanyuma batangira guhangayika. Ariko Mose kubera ko ari we tabaza ry'Abisiraheli Imana yari yashyize imbere, ariko Uwiteka akaba ari kumwe nawe, arabwira ati mwitinya. Haleluya. Mwitinya, mwicecekere kuko ndumva ijwi rimbwira ngo Uwiteka ageze gute ari bubarwanirire.
mbere y'uko tuza gukomeza cyangwa se twinjira muri biriya bintu bigeze muri bine cyangwa se bitatu bigaragaza cyangwa se byerekana akamaro ko guceceka, reka manze mbaheho ubuhamya ho gatoya. Bavandimwe bakunzi ba Humura TV, Claudine nkomeje kubahereza ikaze aho muherereye, kandi ndabakunda cyane, muhora ku nkingi y'umutima wanjye. Ubuhamya ngiye kubaha ni ubuhamya bw'umunota umwe, tuzaburambura mu gihe kizaza, ni ukugira ngo turebe neza, turebe koko akamaro ko guceceka, niba koko guceceka bitanga umusaruro, niba guceceka bitanga inyungu kuri wowe wacecetse ndetse no ku bantu muba muri kumwe. Ngiye nigeze guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane, ngira ngo wenda abankurikiye barabizi, ndi kurwana urwo rugamba. Ntabwo cyabaye ikigeragezo cyihishe, byagiye ku karubanda bijya ku mugaragaro. Noneho ndangije, kubera ko ni nabwo bwa mbere mbona nari mpuye n'ikigeragezo kirankubita, ubwonko burazunguruka, amaso areba mu kirere, ndeba hasi, ndeba hirya no hino, mbona mbese ni imisozi, mbona nkareba umuntu wese nkabona yanyanze kubera ibyo bintu byamvugwagaho. Hanyuma mu gusenga Imana, ndangije mbaza Imana, ndayibaza ati ese Mana, ibi bintu ndabyitwaramo nte, ko ntashoboye kumva nakwishoboza kwikavaringa ngo iki kigeragezo ngitsinde, Mana mbigenze ne. Ikintu nakoze, nahise ko negera umuyobozi Imana yampaye ariwe Mose. Hanyuma ndangije ndamubwira ati rero nyakubahwa Mose wanjye, nyemerera urwandiko runjyana kujya kuburanira hanze. Ndibuka ayo magambo nayamubwiye ndira cyane kubera ko ikigeragezo cyari kinzengereje. Arangije ambwira amagambo meza cyane ntazibagirwa, naho ari n'ukuri Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Reka nkubwire ngo ijambo ryiza ubwira mugenzi wawe ari mu kigeragezo, haleluya, ririya jambo riragenda rikubaka ubwonko, rikubaka umutima, rikubaka ibitekerezo, rikubaka umubiri wose, rikamwubaka. Yambwiye ijambo riranezeza, rifata umutima wanjye, noneho rihura nanjye, kuko numva yuko ngomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ariko kandi Imana ikaba yarashyizeho na ba Mose batuyobora. Mwumva yuko nyine ngomba kumvira ba Mose bari imbere yacu. Yarambwiye ati Claudine, ndavuga ngo kame. Arambwira ati nturi umuvugabutumwa, ndavuga ati ndi umuvugabutumwa. Arambwira ati ntiwiteguye kuvuga ubutumwa kugera ku mpera y'isi, ndavuga ati nibyo bindimo, ni uwo muhamagaro wanjye. Arambwira ati rero niba ubizi neza mu mutima ukabizi ko Kristo yaguhamagaye, ndakwinginze, ndagusabye, reka iby'imanza. Mu Kristo unkurikiye, ni kangahe umushumba wajya kugira inama imeze gutyo? Hari abo ushobora guhura nabo ugasanga ahubwo gushoye mu rugamba. Mushumba, Imana iguha umugisha, ahuri n'ukuri. Ayo magambo yambwiye yarankomeje, ayo magambo yambwiye yaranyubatse, ayo magambo yambwiye nayagendeyeho, kubera ko yari amagambo ankomeza. Ngewe nanjye numvaga ntafite ukuntu ndi bubigenze, numvaga ntafite ukuntu ndi bubyitwaremo. Noneho ndavuga ati ninjya kurega hanze ndaba nsebeje itorero, ndaba nsebeje umurimo w'Imana. Ndavuga ngo rero reka njye kugisha inama kuri Mose wanjye. Angira inama rero, hanyuma inama yangiriye nayigenzeho rwose, nayigendeyeho, hanyuma biza kurangira ya nama imfashije. Ni ukuvuga ngo akimara kubimbwira, ntago nongeye gutekereza ibindi bintu bigendanye n'urubanza ngo mvuge ngo uyu muntu nzajya kumurega tuburane, kuko byari ngombwa yuko njya kumurega, hanyuma akaburana nyine, akampamya neza ibyo binavuga, ndetse akabizanira n'ibihamya, na cyane yuko nta gihamya yari ihari. Mu by'ukuri reka nkubwire ngo ushobora guhura n'ikigeragezo wowe nkurikiye kuri Humura TV Claudine, ukarenganwa, ugatotezwa, ugaharabikwa, ukabeshyerwa ibintu byinshi utakoze, ariko reka nkubwire ngo humura, buriya mu kibazo cyawe iyo ucecetse Imana irirwanirira, nk'uko yabwiye Abisiraheli.
Yesu wacu nashimwe cyane. Byaje kumbera byiza, ariko nanone urugamba rurakomeza rurakara. Hanyuma kubera ko nari nzi yuko nabwiwe amagambo y'inkomezi mu mutima wanjye, kandi nanjye nkaba numva nashaka gutesha agaciro umurimo w'Imana, ndihangana. Ikigeragezo kirankanda. Naherukaga kurira amarira nk'ayo ngayo narize mu yindi minsi yatambutse nashatse kubabwira, ariko ubwo bwo narize amarira, narariraga, najyaga mu nzu y'Imana nkapfukama, ntabwo nari ngishoboye kungura umunwa ngo mvuge, ahubwo nari ngeze ku rwego rwa Hana, cyagiye ikigeragezo cyamukandaga, yarangiza akajya imbere y'Imana, hanyuma akadidimanga, agasenga atavuga, hanyuma iminwa ye ngo niyo yanyeganyegaga. Ndibuka uwitwa Eli wari umutambyi, ngo arangije ngo aramwitegereza, aramubwira ngo wa mugore we uzageza hehe isindwe ryawe? Mu by'ukuri Hana yaramusubije ati ntabwo nasinze, nta nubwo ndi umugore w'ikigoryi. Nageze kuri urwo rwego, nkajya njya mu nzu y'Imana, nkajya njya kuririmba, ariko nkaririmba amarira ari gushongonoka. Uyu munsi sinzi impamvu buno buhamya bukugezeho, ariko kwari ukugira ngo nawe ukomere umutima. Niba ufite ikigeragezo kirimo kigusogota, ukomere kandi uceceke, kuko Uwiteka ari bukurwanirire. Iri joro birashoboka ko wahura n'igitangaza cy'Imana, Uwiteka akakurwanirira. Mu bigeragezo, mu bibazo, ugomba guceceka. Tugiye kureba rero bya bintu bidufasha cyangwa se akamaro ko guceceka mu bigeragezo. Buriya reka nkubwire ngo iyo ugeze mu kigeragezo ukavuga, uba waneshejwe. Ndashaka kubabwira ko byaje kurangira kubwo gutuza no guceceka, Imana ikuyeho cya kintu kivaho rwose pe, kivaho. Numva ndatuje, numva umutima wanjye uratekanye. Uburyo cyavuyeho nzongera nsubukure buno buhamya ubutaha, hanyuma mbibabwire neza, ni mu byandika muri komenti, ariko ntekereza yuko n'ibyo ngibyo birahagije. Rero bimwe mu bigize akamaro ko guceceka mu bigeragezo nibyo tugiye kureba. Nari ndagira ngo mbereke, mbabwire, ariko mbabwira n'ibihamya, kuko buriya gutanga inyigisho nawe udafite ubuhamya, burya rimwe na rimwe hari igihe uri gupapira. Ariko ibi ngibi mbabwira ni ibintu ninyuriyemo, ni ibintu naciyemo igihe kitari gitoya. Narababaye, ndababara, umutima urashenguka, ariko ndakomeza ndindira isezerano ry'Imana. Niba hari icyo wavuganye n'Imana rero, ndabizi neza yuko mu guceceka kwawe Uwiteka yiteguye kukurwanirira. Icyambere rero, icyambere mu bigize akamaro ko guceceka bidufasha gutegereza ubushake bw'Imana. Guceceka bidufasha gutegereza ubushake bw'Imana, kuko iyo uvuze, iyo wirwaniriye, iyo usakuje, umwanzi arakumva, akaba yategura ibindi bitero. Ariko iyo ucecetse, haleluya, iyo ucecetse ntabwo umwanzi amenya ikintu uhatse, kuko iyo turi mu bigeragezo ntitugomba kwihutira kuvuga cyangwa gukora ibyo tutazi, cyangwa gukora ibyo tuzicuza. Iyo turi mu bigeragezo ntabwo tugomba kwihutira kuvuga, kuko dushobora kugwa mu mutego wo kuzicuza nyuma. Kuko uzarebe, iyo wihutiye kuvuga nk'umuntu amaze kukurakaza, hari igihe umubwira nabi. Ariko reka nkubwire ngo iyo utujije gatoya ntabwo wicuza. Ndashaka kukubwira ngo umujinya ukoresha ibintu bibi bitabaho. Ntuzakore rero iryo kosa ryo gukoreshwa n'umujinya ngo utume uvuga ibyo utakagombye kuvuga, hanyuma nyuma yaho uzicuza, uvuga uti burya koko, uti iyo nihangana. Rero uyu munsi iyi nyigisho ibikugezeho kugira ngo ahari igukomeze, uzabe umuntu w'intwari mu gihe cy'ibigeragezo cyangwa mu gihe cy'ibibazo. Icya kabiri rero kigaragaza akamaro ko guceceka, guceceka bituma Imana iturwanirira. Yesu ashimwe cyane. Guceceka ni intwari ikomeye, bituma Imana ikurwanirira. Imana ishimwe cyane. Imana yabwiye Abisiraheli, ababwira ngo mwicecekere. Yavugiye muri Mose. Imana ishimwe cyane. Uwiteka arababwira ati mwicecekere.
Yesu ashimwe cyane. Guceceka rero bituma Imana ikurwanirira bucece. Iyo wavuze niyo magambo turakomeza kugarukaho, haduyi wawe ahita amenya atake yindi ari bukoreshe kugira ngo akurwanirire, akurwanye. Kandi iyo akurwanyije bitewe n'ibyo wavuze hari igihe utsindwa. Icya gatatu guceceka biturinda amagambo y'ubwoba no kwiheba. Guceceka biturinda amagambo y'ubwoba ndetse no kwiheba. Twibukiranye ko kuba waracecetse cyangwa kuba uceceka hari umuntu waba yaraguhemukiye, ndashaka kukwibutsa yuko atari ikimenyetso cy'uburwari. Guceceka ntabwo ari ikimenyetso cy'uburwari. Yesu wacu nashimwe cyane. Guceceka si ikimenyetso cy'uburwari, ahubwo guceceka ni intwari ikomeye. Abatabizi bicwa no kutabimenya. Hari uburyo uceceka hanyuma umuntu yaraguteye ikigeragezo yarangiza akavuga ati buriya naramurangije. My dear, komeza uceceke, komeza urwane urugamba ucecetse, komeza uhanire guceceka. Bumba umunwa wawe, pfuka musenge, hamagara Imana. Uwiteka arakurwanirira iyo wazamuye umutima we. Yesu ashimwe cyane. Twaririmbanye n'umuririmbyi avuga ati niba nkugiriyeho umugisha Mana unyibuke. Ntabwo wasaba Imana ngo uyigirireho umugisha uzi yuko utanashoboye kwihangana, ariko iyo washoboye kwihangana Imana yo mu ijuru ijya igukebuka. Mwari muzi yuko Imana ijya idukebuka, Imana ijya idukebuka ndetse ikaturwanirira ikadutsindira. Yesu ashimwe cyane. Ndumva ngewe iyi ngingo tuzayigarukaho, tuzayigarukaho kugira ngo neza dusobanukirwe neza imbaraga zo guceceka. Yesu ashimwe cyane. Twari turi ku ngingo cyangwa se ku bintu bigaragaza guceceka icyo ari cyo, akamaro ko guceceka. Wowe wumva yuko mu gihe wahuye n'ibigeragezo ugomba ukavuga, reka da, iyo wavuze uba watsinzwe. Ku barwana urugamba iyo wavuze uba watsinzwe, iyo wavuze rwose uba watsinzwe. Ibyiza ni ukurwana bucece nk'uko Abisirayeli barwanye bucece, hanyuma Imana yarangiza igakora iki? Ikabarwanira. Kandi bageze ku rwego rwiza cyane, baratsinda, banyura mu mazi nko ku butaka. Uwiteka arabambutsa, abanzi bari babakurikiye bose bashirira mu nyanja. Kubasomye icyo cyanditswe murabizi ko Uwiteka yanangiye umutima wa Farawo. Bana we ndumva mfashijwe. Uyu munsi hari umuntu ukugendaho Uwiteka agiye kunangira umutima we kugira ngo nawe ubashe gutambuka. Imana ishimwe cyane, ubashe gutambuka. Yesu ashimwe cyane. Ngana ku musozo, icyo nakubwiraga nuko Imana ikorera mwituze. Fura y'Imana unkurikiye, mwene data mukunzi wa Humura TV Claudine unkurikiye, Imana ntabwo ikorera mu rusaku. Ndashaka kugukuriraho rwose yuko Imana ntabwo ikorera mu rusaku, Imana ntabwo ari inyakavuyo, Imana ikorera mu mutuzo. Imana ishimwe cyane. Rero mureke bavuga butumwa, mwamamaza ubutumwa bwa Kristo, tureke ibikabyo. Hari abigisha bavuga butumwa bagenda bashyiraho ibikabyo, reka da, wapi, ntabwo Imana ikorera mu kavuyo, murabeshya. Oya, Imana ni inyamahoro, Imana ikorera mu ituze, Imana ikorana n'umuntu utuje, ntabwo Imana ikorana n'ubwonko buri hejuru, ntabwo Imana ikorana n'umuntu wazamuye ubwenge, Imana ikorana n'umuntu waciye bugufi. Imana ishimwe cyane, ikorera mu ituze. Rero ni nayo mpamvu yabwiye Abisirayeli avuga ngo mwicecekere. Haleluya, mwicecekere kuko Uwiteka ibyo muri kunyuramo byose arabireba kandi ari bubarwanirire. Icyo nari ngendereye kwari ukubamenyesha ko izo ntambara uri kurwana, haleluya, izo ntambara, urwo rugamba uri kurwana ntabwo izakemurwa no kuvuga byinshi. Urwo rugamba uri kurwana ntabwo ruzakemurwa no kuzamura ubwenge bwawe. Urwo rugamba ruzacemurwa no gupfukama ugasenga Imana ikaguhereza icyerekezo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Reka mbabwire ngo
Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi murakoze cyane. Murakoze gukurikira Humura TV Claudine. Icyo nzi neza cyo nzi yuko nitutagwa isari tuzasarura. Bakunzi ba Humura TV Claudine rero mukomeze mukurikire iyi channel kuko intego yacu irakomeje, tubagezaho ubutumwa bwiza ndetse no kubabwira amagambo yomora imitima yanyu mu izina rya Yesu. Reka mbabwire ngo ubwami bw'Imana bukomeze bube muri mwebwe kandi umwuka w'Imana akomeze abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.